Nimureke mbabwire, niba umwana yakize n'uburyo bwe bwo kwihisha, uwo mukobwa afite imbaraga z'umwijima zituma akiza uwo ashaka kugira ngo mutamushinja. Bamwe mu baturage bahise basakuza bashyigikira Bikorimana, abandi batangira kubwirana bati, ariko se ibyo birashoboka? Ku myaka yose tumubona ntacyo yigeze adutwara, kuki ubu aribwo byabaye? Muraho neza bakunzi b'Inkuru Nshyashya TV. None rero ndabashimiye cyane kuba mwarakoze subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV. None aha ngiye kubabwira inkuru y'umukobwa witwaga Aline ubise umurozi, ndetse ngiye imizi n'imuzingo nyibahereza. Se wamaze gukanda subscribe ntabwo urayikora, ni byiza ko ugiye kuyikora rero tugakurikirana iyi nkuru ndetse kurinda irangiye. Iyi nkuru ni iy'amarira y'ubutabera bunyuranye. Umukobwa wiswe umurozi ari mu mudugudu w'Amahoro, ahantu hatuwe n'abantu boroheje ariko baranzwe n'ishyari n'amagambo y'ibinyoma. Muri uwo mudugudu habagamo umukobwa witwaga Aline w'imyaka 21 gusa. Yari umwana woroheje w'umunyabwenge ufite umutima mwiza, ariko n'ubuzima bwari bwaramuhindanyije. Yari imfubyi ya se na nyina, asigaye yibera mu nzu ntoya asanze ari iy'ababyeyi be bari barasizemo imyaka ndetse n'utwaka dukeya. Aline ntiyigeze agira inshuti nyinshi, kuko abaturanyi be bamubonagamo ikimenyetso cy'udashoboye kwivanga n'abandi. Bamwibwiriraga amagambo, abandi bakamuseka bavuga ngo uriya mukobwa ni umutuzo, ariko ukuri ni uko afite ibindi bintu bihishe cyangwa byinshi inyuma yo gutuza. Uko bwagiye bukurikirana, abaturanyi batangiye kumukekaho ibindi bintu bidasanzwe. Hari igihe abana barwaraga indwara zisanzwe z'imibyarire cyangwa z'imibyare, bagahita bavuga ngo ni Aline ubaroze. Nanone iyo inka umuturanyi yapfuye cyangwa iyo inka y'umuturanyi yapfuye, byaburaga cyangwa ntibyabuzaga ngo bavuge ngo umukobwa uriya niwe ubyihishe inyuma. Aline yarababazwaga cyane ariko akinumira. Nanone rero akareka ibihe bigashira, ariko ibyo ntibyahagarariye aho. Ku iminsi yicaga undi, urwango rwari rwarabibwe n'abaturage rwarushagaho gukura. Hari umugabo umwe muri uwo mudugudu witwaga Bikorimana, bari umwe mu bafatanyije kubiba ibyo bihuha. We ubwe yari afite ishyari rikomeye kuri Aline, kuko yifuzaga guhabwa uturima ababyeyi ba Aline basize, ariko bigasa nk'aho byari byarahariwe. Uwo mukobwa yabigizemo uruhare rukomeye cyane, agashuka abaturage akabereka ko Aline ari icyago cyabo. Umunsi umwe mu gicuku, umwana w'umwe mu baturanyi yararwaye akabura ubuzima. Nta n'undi muntu bashatse kureba impamvu cyangwa kujya kwa muganga, ahubwo barahagurutse baravuga ati uyu ni Aline, ubu noneho turamufashe neza. Byabaye inkuru ikwirakwira mu mudugudu wose. Abaturage bateraniye ku rugo rwa Aline mu rukerera, abandi bafashe amashyiga, abandi bakoresheje amabuye, abandi inzembe. Bari bafite amaso yuzuye inzika, uburakari ndetse n'amagambo akomeretsa. Aline yahagurutse afite ubwoba, ararira cyane ati ndabinginze, ati ntumwere, sinigeze ndoga, nigeze ndifuza urupfu rw'umwana w'umuturanyi, sinigeze ndwifuza. Ni umukobwa woroheje, nta kindi mfite usibye ubuzima bwanjye. Ariko ijwi rye ryari nk'iry'inyoni iririra mu gasozi.
nta n'umwe washakaga kumva ibyo avuga. umukecuru umwe wari ufite ijwi rikaze cyane yaravuze ati, uyu mukobwa niwe uzatumaraho umwana wanjye yapfuye, abandi nabo bagiye kuzarwara. Nimutamwirukana cyangwa ngo tumucire urubanza, umudugudu wacu ntuzongera kugira amahoro. Bose barahoze, amaso yabo ahinduka nk'ay'inyamaswa zishaka kwica. Bikorimana yahise asunika imbaga ati, tugomba kumwica cyangwa tukamuhashya. Ibyo si ibihuha, ni ukuri. Aline yaguye mu mavi, amarira yicucura mu maso ye. Ararira cyane cyane ku buryo abantu bamwe bari bamubona bakagira impuhwe, ariko bakagira ubwoba bwo kubivuga. Yabavugishije ijwi ririmo amarira ati, niba koko ndi umurozi, mana yanjye umpe igihano, ariko niba ndi umwere mureke igihamya kigaragare kuko nashoboye kubyitwaramo. Mu gihe ari bwo bwose abantu batangiye kumuhonda amabuye, abandi bamutukira amagambo akomeretsa. Yaguye hasi, amaraso amuturuka ku mutwe, ariko ubwo yari hasi akiri muzima ariko asa n'utaye ubwenge, hazamutse inkuru idasanzwe. Umwe mu bana bari barwaye cyane umudugudu yahise akira mu buryo butunguranye. Abari hafi aho baratambuka baravuga ati, umwana wa Kamanzi amaze gukira. Abaturage barahagarara bararebana, impaka ziravuga cyane. Abandi bavuga ko ari igihamya cy'uko Aline yari yamaze guhemukira abantu, abandi bavuga ko ahubwo byerekana ko Aline ari umwere. Byabaye akaduruvayo. Aline ari hasi, amaraso yuzuye mu maso, asinziriye nk'uri mu nzira y'urupfu. Abaturage bamwe barahungabanye, abandi barakomeza kumuvugaho amagambo mabi. Inkuru irangiriye aho. Abaturage bamwe bari bamaze gutera ubwoba, abandi bakirimo gushaka kumwica burundu, abandi barimo gutekereza ko bibeshye. Aline, umwana muto w'imyaka 21, yari hagati y'urupfu n'ubuzima, kandi ntawe wari uzi ko byari bigiye kurangira. Ese yari kurokoka cyangwa abaturanyi bari kumuhitana? Herezo ry'igice rero, inkuru irangiye mu rujijo rwinshi, amarira n'agahinda kenshi cyane. Umuntu yumvise asigara yibaza ati, ese Aline azakira cyangwa abaturage bazamwica burundu? Ese hari uzahaguruka ngo arengere ukuri? Ese Bikorimana azakomeza gutsinda mu binyoma bye? None rero guhereza igice cya kabiri, inkuru ni amarira y'ubutabera bunyuranye. Aline akibereye hasi mu marira, amaraso amuvira ku mutwe cyangwa amuvira mu mutwe. Abaturage bamwe bari bagifite amabuye mu ntoki, abandi bafite inkoni, abandi barimo kuvuga amagambo akomeretsa. Bikorimana yahagurutse aravuga n'ijwi riranguruye ati, nimureke kumutega amatwi, ibyo avuga byose ni uburiganya. Nimumukubite, nimurangiza ibyo twatangiye, nimutabirangiza azatumaraho urubyaro, umudugudu wacu ntuzigera ugira amahoro. Ijwi rye ryuzuye ubugome ryahumetse uburakari mu baturage. Bamwe bahise bongera kumusatira, umwe amufata mu musatsi amukurura, undi amukubita inkoni ku kaboko. Ariko muri ako kanya nyina w'umwana umaze gukira yaje atumbagira imbere y'imbaga. Yari afite amarira mu maso, ariko ijwi rye riryoshye kandi rifite ukuri. Yarahagurutse aravuga ati, mureke, nimumuveho. Mwana wanjye wari urwariye mu buriri bw'amezi 2 yose, ariko uyu munsi amaze gukira. Ese koko mwakomeza kwita uyu mukobwa umurozi? Niba ari umurozi, kuko atakijije umwana wanjye? Ahubwo abantu barahagarara batekereza gato. Amagambo y'uyu mugore yanyuze mu mitima ya benshi, ariko Bikorimana ntiyacitse intege. Yabanje guseka cyane, arangije aravuga ati,
mureke mbabwire, niba umwana yakize n'uburyo bwe bwo kwihisha, uwo mukobwa afite imbaraga z'umwijima zituma akiza uwo ashaka kugira ngo mutamushinja. Bamwe mu baturage bahise basakuza bashyigikira Bikorimana, abandi batangira kubwirana bati, ariko se ibyo birashoboka ko imyaka yose tumubona ntacyo yigeze adutwara, kuko ubu ari bwo byabaye? Umuturanyi umwe w'umusore witwaga Mugisha wari warakunze Aline ariko akajya aceceka kubera ubwoba bw'ibivugwa, yahagurukanye umutima ukomeye aravuga ati, ndabizi mwese murimo kumwanga kubera ibyo mwabwiwe, ariko se mureke mbabwire, Aline ni umukobwa mwiza, arera abana b'imfubyi, akunda abantu bose, kandi nta na rimwe yigeze anihorera uwo bamukoreye nabi. Ni iki kihe kimenyetso mufite ko ari umurezi uretse amagambo ya Bikorimana? Ijwi rye ryanyuze mu mitima y'abaturage benshi, bamwe bahita batangira gusuka amaso hasi, batangira kuzengwa n'amarira mu maso yabo. Muri ako kanya umusaza wari ukomeye mu mudugudu uzwi ku izina rya Sekazuba yahagurutse aravuga ati, yaravuzwe n'ijwi ririmo ubuhanga ati, ndimuzi kuva akivuka, Aline ni umwana w'ingeso nziza. Ntabwo twakemera ko umwana nk'uyu apfira ibinyoma, kandi ndabona ko hari umuntu uri kudushuka kugira ngo aduhindure abicanyi. Abaturage bose bahindukiye amaso bayerekeza kuri Bikorimana. Yabaye nk'ucitse intege ariko akomeza kwiyemera. Aline wari ukiri hasi yatangiye kuzanzamuka buhoro buhoro, amatama ye yuzuye amarira, ariko ijwi rye ryari rigwamo ukwiyoroshya. Yarahagurutse ati, atumbagira imbere y'imbaga aravuga ati, nta bugome nigeze ntekereza gukora, nababaye kubera mwese mwanyise ibyo ntari byo, ariko ndabihanganira kuko mumbereye abaturanyi, ndabifuriza amahoro. Iryo jambo ryakoze ku mitima ya benshi. Abaturage bahuriza hamwe bati, twaribeshye, twarakurenganyije Aline, tubabarire. Imbaga yahise isukiranya ku ruhande rwe, bamwe batangira kumuhobera, abandi bararira bavuga bati, mbabarira rwose, twakugiriye nabi, tubabarire. Kubera amagambo y'umugome witwa Bikorimana, Bikorimana yabonye ibintu bitangiye kumuhindukira, atangiye guceceka, ahinduranya amaso, aragerageza guhunga, ariko abaturage bamufashe baramuzana imbere ya bose. Sekazuba ahita avuga ati, uyu mugabo niwe wabibye urwango, niwe wadushutse, tumukosore ariko tureke Aline asubire mu buzima bwe. Abaturage bose bateranije amaso kuri Bikorimana, bamuhata ibibazo. Yagiye acika intege, avuga ibintu bituzuye kugeza ubwo yiyemereye ko yari afite inyungu ku mutungo wa Aline. Imbaga yose yahise isakuza inavuga, ntawe unyumvire. Nanone imbaga yose yahise isakuza inavuga ko bya Bikorimana. Abaturage nanone amasezerano mashya. Imbaga yose yahise isakuza inavuga amasezerano mashya. Ubu turahagurikiye kurinda Aline, ntawe uzongera kumugirira nabi mu izina ry'ibinyoma. Aline yatsikamiwe n'amarira y'ibyishimo, amarira atandukanye nayo yari amaze iminsi arira. Yatumbagiye imbere aravuga ijambo rimwe gusa, urakoze Mana, kuko ukuri kwigaragaje. Iherezo ry'igice cya kabiri. Inkuru irangiye neza cyane. Abaturage barahindukiye bahagarara ku ruhande rwa Aline, baramurinda, baramubabarira, kandi bamusubiza icyubahiro cye. None rero kamuhereza inama muntu wanjye, ugapfe kwemera ikintu cyose wumvise nta gihamya. Amagambo y'ibinyoma ashobora kwica umuntu utabigizemo uruhare. Jya ubanza gushishoza, irinde gusenya ubuzima bw'abandi kubera ishyari, uko Bikorimana yabigenje. Ishyari ryangiza abarenzemo kurusha
abo barishakiraga. Ubutabera buratinda ariko ntibuhomba inzira. Aline yarenganyijwe ariko ku iherezo ukuri kuragaragara. Buri wese akwiye guharanira amahoro n'ubumwe, aho guhora wumva amagambo y'ubugome. Yoharanira kunga abantu no kubafasha. Byiza by'umutima birigaragaza niyo byatinda. Umuntu w'umwere ntajya aheranwa n'ikinyoma burundu. Umwanzuro, inkuru ya Aline iratwigisha ko ukuri kutazigera gutsindwa n'ibinyoma n'iyo byatinda kugaragara. Umuntu umwe ashobora guhungabanya imbaga yose iyo abuze indangagaciro, ariko imbaga yose ishobora kumutsinda igihe ihagurukiye ukuri. Ubuzima bw'umuntu buri mu biganza by'abandi. Iyo hatari ubutabera, ni ngombwa ko buri wese aharanira kutarenganya mugenzi we. Amarira y'ukuri ahinduka urumuri. Ko Aline yariraga mu karengane, nyuma byaje kuba isoko y'intsinzi ye. Amagambo yavuzwe n'abahanga rero: when truth is replaced by silence, the silence is a lie. Yegan niko yavuze ngo, ni Umuyapani wabivuze. Yaravuze ngo iyo ukuri gusimbujwe guceceka, ubwo guceceka kuba ari ikinyoma. Bivuze ko iyo abantu bareka kuvuga ukuri ahubwo bagaceceka, baba bashyigikiye ikinyoma, nk'uko abaturage ba Aline bicecekeye igihe yendaga kwicwa. Nanone Edmund Burke yaravuze ngo the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ikintu cyonyine gikenewe kugira ngo ubugome butsinde ni uko abantu beza nta kintu bakora. Uko abaturage bacecetse igihe bikora Imana, abashuka bagahinduka abicanyi. Icya gatatu, nanone indi jambo ryavuzwe n'umuhanga witwa Eleanor Roosevelt yaravuze ngo justice cannot be for one side alone but must be for both. Ubutabera ntibugomba kuba ku ruhande rumwe gusa, bugomba kuba ku mpande zombi. Bivuga ko Aline yari akwiriye kurindwa kimwe n'abandi baturage, aho guhabwa urubanza rutari mu kuri. Irindi jambo ryavuzwe n'umuhanga yaravuze ngo no lie can live forever. Thomas Carlyle niko yavuze. Nta kinyoma na kimwe gishobora kuba iteka ryose. Ko bikora Imana yabeshyaga byaje kurangira kigaragaye ko ari ukuri kwa Aline kwatsinze. Nanone cyanyuma, the truth will set you free, Jesus Christ. Nanone Bible, cyangwa icyo tubisanga muri Bibiliya, Yohana igice cya 8 umurongo wa 32. The truth will set you free, Jesus Christ. Ukuri kuzabagirira ubwigenge, nk'uko ku iherezo ukuri kwa Aline kwatumye arengerwa n'abaturage bose. None rero ndabakunda cyane wamaze gukanda subscribe, Imana iguha umugisha. Rero cyegeranyo ndetse n'iyi nkuru Aline wayibagezagaho ni Fabien, ukagukanda subscribe kugira ngo turusheho kuryoherwa n'inkuru nyinshi nk'izi tuba twabateguriye. Inkuru ya Aline abikora Imana nahirangiriye. Ndabakunda cyane. Ciao.